ariko twihere muri ariko kamarade yari yabivuze kamarade yaravuze ngo iyi APR niyo nakinisha ikipe ya gatatu bisiko yasinye muri Sunrise buriya yahise akura muri Gicumbi umwana bitandi kumana riteta wa Murundi niwe atandise APR igitego urumva ubwo rero epi turaza kwiga kuyiha umwana yiha umunzani nyawo aza kuyikira gato cyane ibishyushye ni bya Murera Mbinda ibindi biri kugenda APR imaze kumva bibabayika ibintu birakazu yaze wapi ibintu bibabayika Abanyarwanda burya nubuko turabakunzi bayo burya nubuko mu bibi no mu byiza burya nubuko ngo ayimama ndaraye iginire Murera ayimama ndaraye. Abakunzi benshi ba Murera bari bategereje bati murayinjiramo ryari ngo twumve ibigezweho. Iyi kipe yitwa Rayon Sport hari ikintu kimwe yaciyeho akarongo yaravuze ngo bibe competition yo match ya gicuti gutsindwa ntibikunda. Ku munsi w'ejo rero bari babwiye Madare United ngize bahurire mu mukino wa gicuti. Iyi yari yabanje kwipima ku mupira w'u Rwanda APR itera kimwe ku busa ariko Rayon Sport yo yaje ibyongera byabaye ibitego 3 ku busa. Kuri Rayon Sport hari ingingo wari wagerageje gukora impinduka mu bakinnyi abanjiremo ikipe umuntu yakwita ko urebye urugero rwa 80% ari ikipe ya kabiri. Aza kubona ibitego minota uko yagendaga izamuka birangira Matare United iriye ibitego 3. Abareba barimo bibaza ngo iyi kipe imeze irya izahagarikwa nande papa. Nicyo abantu bari kumeza kwibaza buri wese yabyibaza ariko nanone ni inkuru nziza kuri Rayon Sport. Mbere nayo kugira ngo tubyinjiremo neza abantu bamenye ko Rayon Sport uyu ni umukino ugeragije imikino yose bakina n'umukino wa 8 yego urumva itaratsindwa wikurikiranya itsinda itaratsinda cyangwa inganye itaratsindwa cyangwa inganye yego iki ngiki abareba banze bacyumva cyandika n'umukino wa 8 iyo bita ngo 8 straight wins itaratsindwa cyangwa inganye unbeaten uburemere bukomeye cyane ni ikipe muri iyi mikino yose imaze kwinjizwa ibitego 2 urumva icyo kintu ibazo mikino 8 udatsinzwe cyangwa unganye wowe ukaba maze kwinjizwa ibitego 2 ibyo bitego 2 ni ibitego yinjijwe na Jamus na Gor Mahia kuri Gor ryabari kimwe cyo kuri Gor na kimwe cyo kuri Jamus ndatekereza nta wundi umukino munsi w'ejo rero kubyo bitarambajije ku munsi w'ejo hari ingingo Francis yashatse kwereka abanyamakuru ndetse n'abafana ba Rayon Sport indi sura ya Rayon Sport. Yaravuze ngo reka mfate umukinnyi wese utarigeze abona iminota myinshi tugiye gukina na Matare United none nereka barebe ko n'ikipe yangiye ya kabiri iri tayari ari ikintu yava afata umuzamu wa kabiri Mugisha Yves ubwo Kena adushirireho amashusho amutereka mu izamu ubwo Dande Junior avuga ati genda uruhuke umaze iminsi ukora utwaye igikombe agirira icyizere Fabrice ari we Fabrice ejo niwe wambaye igitambaro cy'ubukara wambaye igitambaro amutereka 3 afata kabiri ahakinisha Didier wa mu Didier bakuye muri se wabanje nibyo Didier niwe wabanje kabiri ndayishimiye Didier none afata Nshuti Didier na Matumona Wakonda ukuvuga ngo 2 3 turabahinduye no mwizamu nagiye nabona impamvu Nax ndaza kubahereza detail ku mukino wose narawurebye iminota 90 cyane z'umugabo bita Matumona Wakonda ashobora no kutazajya bona n'umwanya usimbura muri Rayon biragoye cyane afata Mediane ayikinisha Ngundimana nisingizwe Christian 6 afata Ngundimana Fabio ku 8 Tambwe Guruwari akinisha 10 Boris uruhande rumwe urundi Zuberi atakisha Mubaraka Boris akiraga kuri 11 noneho
Mubaraka ari gukina 9 karindwi kariho Boris oya karindwi kariho Zuberi akina karindwi kubera akinisha imoso noneho Boris ari kuri hirya kwa kuri Atisi 11 nuvuga ngo mu ikipe ibanzamo umukinnyi wenyine wabajemo ntekereza ko ari Didier kandi nawe Didier nawe ntabwo ari umukino ubanza Mohamed Ouattara turaza kubabwira amakuru ye niwe uzabanza muri Rayon Sport ubwo ndabasa twinjiza mu mukino abareba baze kuba bafite operation ya Erdinho na Mohamed Ouattara weekend ikaba ibintu bidasanzwe ni umukino watangiye ubona ko ikipe ya Rayon Sport basaga nkaho bakinira inyuma cyane basaga nkaho bakinira inyuma aba basore bano uyu Christian yafataga barasubiza inyuma Matumona wa Konda ni umukinnyi iyo afashe baro ayihereza umuzamu cyangwa akayihereza undi mu defenseur mugenzi we gukura baro nyine hari yayivanaho cyangwa se kwa kundi bimwe bya Pablo Mugane ngo by'amasuru pass biragoye nubaza igitekerezo cye cya mbere no gusubiza inyuma ku mu defenseur mugenzi we cyangwa se ku muzamu yari ingingo ntabwo byakunda urumva ni umukino wabonaga ko Rayon Sport yego iri kudomina ariko ntabwo iri kugera imbere y'izamu matche barakina abasore b'ikipe ya Rayon Sport umusore nko ku minota 35 gutyo bazamukana umupira uwo bita Mubaraka akora peri nziza cyane yari afite uburyo bwo kuba yahereza tambwe guruwara umupira wari umuri imbere ariko akoresha mayeri menshi umupira awuhereza Didier uyu wavuye muri AS Kigali sinzi uburyo abantu ba Didier tubatandukanye urumva tuvuga Didier ndayishimiye Didier na Nshuti Didier hari n'abantu batazi ngo Nshuti ninde ngo ndayishimiye ninde ni nka bimwe bya kera bya Vestina na Dorcas urumva cyane ubwo ahita ko apasa ndayishimiye Didier umupira ko yari avuye kuri kabiri yihuta atamucomekera agapira Didier aragenda ageramo imbere ikintu yakoze yahise ko akata centre Boris icyo yasabwaga nta kindi Boris Beno yasabwaga nyine nuvuga ngo nukuguha ibiryo ku isahani ukarya nukugutamika wowe ugasanga nuvuga ngo baramutamitse nukumira kuko niba abantu bagisubizamo cyane turebe uwo bita Boris we yaraje icyo yakoze yahise agira gute akoraho igitego kijyamo ku kazi gakomeye cyane kari gakozwe na Mubaraka niyo mpamvu njye njya mbwira abantu yuko abakinnyi b'ababora muri system hari ingingo nibo bakora iyo ugenda ukaba umupivo ntabwo bikunda abantu bareba ahantu Mubaraka yatangiye umupira kwa Didi bareba ahantu yagutangiye yaje kuwakirira n'ahantu yahise awutanga ushobora kugira ngo ntabwo ari nimero 9 ubwo aho ngaho hari ku munota 38 yahise aserebura gutya avuga ati kuki munshidikanye ahita ko noneho aza imbere y'umutoza bitari ingingo kandi ubundi agishidikanya n'abaravuga kuri celebration ye yagize nyine yagiye avuga ati kuki mutaranyumva abantu kuki mushidikanyaho abantu bantekerezaho ati numvise abantu basabira ko ngomba kugenda icyo gihe we yahise ko aza guserebura imbere y'umutoza uburyo yabanje guserebura n'abafana ahita aza yirukaza imbere hari ingingo arapfukama ni nko kucinya inkuru niko nanjye nabyise kugira ngo ahita apfukama mujye umbanzamo ahita apfukama amuhobera amaguru amwe ati ndagukeje mwamuga ati rwose ndagushimira umubyeyi cyane ati mubyeyi hari ingingo Francis ati bamuze akazi gakomeye cyane mbaya ahubwo tumuhimbye izina bita kirihahira warakoze kuma icyizere igice ubwo hari ku minota 38 igice cya mbere cy'umukino 45 yaje kurangira bashyiraho 3 y'inyongera irangira ari kimwe cya Rayon Sport ku busa bw'ikipe ya Matara United ubona yuko Rayon Sport itsinze nyine icyo gice cya mbere yagikinnye neza pe nta kintu harenganya hari ingingo ndetse n'abasore be uvuga uti ikipe iratoje abakinnyi barakina uwari ufitemo washidikanyaho ni Matumona wa Konda wenyine arafata baro agahita babayika ngo tubugira ngo ikigeragezo bamujugunye mu maguru nimba amaguru ye adafashe neza nabwiye ngo amaguru ntafashe barayifata akagira ngo ni igishirira Pablo yigeze kubivuga ngo amaguru ntafashe neza ariko bamuhereza
agira icenga rimwe no gusubiza ku muzamu cyangwa ku mudefanseri nibyo ngibyo akora. Naramurebye naravuze ati reka murebe impamvu bazanye Mohamed Watara. arababayika Ni cyane baro imwe yonyine yavanye yakuye muri defense yohereza imbere. Izindi zose barazimuherezaga ugahita ubona arababayitse, ugahita ubona nyine wagira ngo ari ikintu kidasanzwe kimugezeho. bariraza ukagira ngo ahuye suribaza mu N'ikigeragezo. maguru ye godiyo harimo ibisimba bimutura Nahise mbona yuko nubwo tuvuga ngo yakinnye ngo imyaka 3 ngo muri ntuza muri magaro mu magajo, ariko ya magajo horaga arwara no kutamanuka. Nyine ni urwego rwego. mara amagaje yigeze kubabayikisha za pena za Huye yarangiye utese sezo. yarababayikishije kwa kundi wizirika ku ikipe ikomeye Urumva? Ubwo navugaga kuri Roma tumona igice cye cya mbere ntabwo cyari kiza, cyari kibi pe. Ikintu cyabaye ubwo bagiye kuruhuka, mu kujya kuruhuka bagarutse mu gice cya kabiri ikipe ya Rayon Sport yaje gufata uwo bita abasore bagera kuri Fabio yavuyemo, Boris avamo, Zuberi ndetse na Mubaraka bavamo. ubwo ni Ariko attacking line yose twatugeze ku munota 75 w'umukino, hinjira 3 Asuman, Muhoza ndetse na Tony Kitoga binjira mu kibuga. kipe itangira kubura ikipe irababayika noneho ikintu cyabaye ubwo intwaro zari zimaze kwinjiramo intwaro zari zimaze kwinjiramo. Rayon Sport yateye Matara United umupira wandi tuvuga ngo wo mu bitabo umwe uba wanditse kwa kuntu umuntu akora umushinga bati kabisa umushinga warateguwe. Umuntu yawanditse ku rupapuro biragaragara. Rayon Sport yateye Matare, duhita tubona urwego rwa Matare United ko atari urwego rwa irutwa na za Gicumbi simba beshye. Matare Gicumbi yayitera. Naje kumenya ko Matare ngo arangije ku umwanya wa 14 wabo mu ikipe 16 niba atara 10 nangahe. Barasoje ku mwanya wa 14. Inaba hano haruguru yo hano ku Mumena. Matara United Nabonye ahantu iba. natwe ubwo twakwipima nayo match ya gishuti yara ku Mumena Kwasa dusaba umutoza Desire cyane wa Jespo twese tumusaba ko adusabira match na Matare ku wa 4. Matare twatera Jespo na Matare twatubwira umutoza twatera urumva. Ubwo rero Matare yagiye namubaza umukinnyi ku wundi Matare irababayika. Rayon Sport ku 83 ibona corner irakona bayita Nziramugozi. cucuma babonye corner keri natereka mira kona yijyanyemo yari 3 nanjye yanyuma uwo bita eri 3. Uyu mwana umva mbabwiza uko ko se eri 3 kuki atakinnye Burayi dega yagiye abura amahirwe menshi yo kujyayo Hi? kandi yakuze kuko amatest umupira si w'Iburayi uyu mwana urumva. Eri 3 yewe nashyira mira kona ken kari nayishyiremo yijyanyemo ndayivuga yagezemo urumva. nuvuga ngo abantu bari kuri YouTube Peter nigira mumbwire babe benshi ubundi tujye mu miriro yagezemo uyu rwose mwana umuzamu ndetse n'abadefanseri b'ikipe ya Matara United ntabwo wakozeho ni umuzamu nyine ni umuzamu umuzamu washatse gukozaho intoki ariko Biranga. nabwo biranga umupira wa murenga noneho baripanga abamarika abandi barabamarika. Umwana ari kuviza naherukaga kubona umuntu utera kona yijyamo ku bwa Michael Rize oya Mateus Kunye oya kera ari muri Rose yiteye Man Aperi United yigeze gukina na Kibuye kuri stade Gatwaro na Barasarahazi ariko na Peter Hazi ndahazi cyane yarangiye niho nakurera iri muri quartier. Haruna niyo yari yakipe y'abakabange twite yateye kona yijyanamo nari mfite imyaka mike cyane gitangira kureba kandanda gitangiye kuri akandanda nagendaga muri butu ubwo ni kuba bari bamaze kumarikana mu defenseur yambaye undi biki byose. Umwana bita eri 3 uwo yarebaga izamu ayikufura ni ikora arayitera nibura yijyanamo mbura icyo mvuga ndaceceka njundika amazi hawavuga icyo utajudutse amazi nahise iyo wajya kubazanga ibitego ngo afite ngo ni bingahe ngo bivuze bite iyi kufura ndabara tuyite jundika amazi abantu bose bajundika amazi urumva bahise bajundika amazi abantu babura icyo ntabwo bisanzwe wangu what a play kona zijyanamo abantu banyibutse bakuru ninde uheruka gushyiramo kona yijyanamo y'inziramugozi uziko ni Burayi biba bigoye wangu urumva ni Burayi biba bigoye inziramugozi ikintu rwose simbabeshye bayita wireless eri 3 manager Grace Safire
manager wa Eritatu Grace uyu mwana bita Eritatu ndabizi niba utari kutwumva barabikubwira musigasire kuko ufite imari murinde ibishuko murinde izi nkumi z'inyarugenge nanjye mugira inama yo urumva kutaziga umva mbabwire oya nta hantu bari muri kaminuza nta hantu bahure n'abinyarugenge anabiga nyarugenge regadura n'ibishuko ibitare nabaye ariko sinawe abakinnyi bonyine natwe bitugeraho ikibazo cyo kujera Urumva? kujera femu nicyo oya niyo mpamvu ndi Ayo gusaba ntafite. uwo bita niyo mpamvu ndi gusaba uwo bita Grace uzi ukuntu femu ikoresha ibintu Grace n'umufasha we Mm. Eritatu mu mubungabunge ndabizi ko ari bamube hafi cyane ashyiramo Uzi ko kontra Ndabara. ijyamo ukivuga ibyo ukivuga That's what ibijyanye na Coney. Grace kuri Eritatu uzo kubera nanjye batoto b'inyarugenge nashatse manager uyu manager ninde mfite manager hatari oh Ni yes Grace se kare ni Peter Peter niwe manager ubusa Cyane. nzajya abasha kurarana nawe amajoro ntabwo Wapi? ntabwo yabishobora saa tatu nabonye ibintu abamamaga yambaza niba ndi mu buriri nabonye kumuba hafi ngo ansindire match imbaraga byantwaye siko n'ubonyirwa bimunanira kumuba hafi kwa gatanu ko yemeye akagendana nawe oya bose abakinnyi bose bakiri bose yabashyize bati ntabwo muri buncike Urumva? ubundi kagenza na Pablo ntitwari kubabona noneho ariko mwene akoresha imbaraga Sakarambwe nyinshi pa ngo yari yaratubuze kuri YouTube ngo ya indi ya mbere yagiye ya 75 abasaba iriya tumubwire ko hari akabazo yagize ariko Yagize ejo bundi ikibazo. iragaruka tugiye kuba turi kuri iyi ngiyi turi kuri iyi Iyi ngiyi nayo nta kibazo ifite. abantu bayimenye ahubwo abantu bayimenye mukomeze muhe subscribe zibe nyinshi basharinge n'abandi basharinge n'abandi ko harabura batuza ariko tubona ubu ngubu Yego. ubwo aho twaba tugeze ku minota 83 w'umukino nyuma ya kufura y'inziramugozi nyuma ya kufura y'inziramugozi kufura twise jundika amazi Urumva? Eh, ikintu cyabaye ku munota 87 ni nyuma y'iminota 4 gusa tatu yateye umupira garide ya boxa umwana bita Muhoza Daniel bira babyita ari insigamigani bita ngo yaje nk'iyagatera umwana bita Muhoza Daniel yaje nk'iyagatera yateye ikintu bita shot uriya mwana afite ziriya mbaraga zikura uyu mwana niba afite imbaraga mu maguru byaranyobeye afite imbaraga mu oya maguru. ndabara speed afite yonyine speed n'imbaraga n'imbaraga z'umubiri niyo waza uri kameni ntabwo wamukorongwagwa yateye shot man niba rya beto ikibungo niba ryaga za beto none se ibitego byose atsinda kandi njye n'ibyibara nababwiye ngo umuntu witwa Muhoza Daniel azabera badushyira igitego cye uyu mwana Keri nashyira azakora umuntu umwe hari ukuntu ene urabona Rayon Sport iri gukina football igezweho nk'iya Espagne twabonye mu gikombe cy'isi ariko ugasanga nyine iriya mikinire rimwe na rimwe hari ukuntu ibura nka Espagne yaburaga babakinnyi b'imbaraga aho biri bube ngombwa ko atera ishoti ry'imbaraga bakabura Rayon Sport yifite uwo bita Muhoza Daniel mu gihe yafashe baro ahita atera baro mu kuguru n'imbaraga ku buryo umuzamu atari bubashe nunganira ndabarasa nawe nkibona iki gitego cya Muhoza Daniel amazi wahise uyacira n'abantu umwe uyu mwana bita Muhoza Daniel bitaramusabye imbabazi mbere na mbere yarazibaye sinumvaga uburyo umwana w'imyaka afite ingahe harya afite 19 ubu 19 sinumvaga umwana wo mu cyiciro cya kabiri yarageze bazi itaragera kiriya gihe Yaragera. 18 ubu ngubu hashiye Urumva? kibiri, afite Ndabarasa. 18 kuko kiriya gihe 24 yari afite Production 16 ari muri 17 18 ndabona ndacyakunganira ibyo Production ya mbere wavuga afite 17 sibyo ni wowe ubwawe uvuze ngo Muhoza Daniel ngo ni umuyaga umuyaga ugenda Urumva? mwana reba igitego yatsinze ahantu yagitsindiye abadefansere bari muri axe ahantu yaturutse igihe yahagereye umudefanseri ko yakumbaguritse bisa bisubiza ku gitego cya mbere yatsinze cyagiye yagitsinze Gor Mahia muza arira Al Hilal akoze cyane igitego yatsinze Al Hilal utihuta nk'umuyaga ntabwo waba wahageze ntabwo bishoboka bisaba kuba uri rapide très rapide reka nguhe urugero rworoshye Togo ihara ntabwo yaba yahageze
akunda we ibyo bintu koko akase iyi Terwa speed nanone. iyi speed inajyana n'imyaka yawe bro na fitness iterwa na fitness n'umuntu ujya umeze none se Gakwandi cyangwa Eme yaba yahageze ntabwo bishoboka ikipe nuvuga ngo hari umuntu wamwe ngo ikipe y'isibo wagira ngo itozwa n'umutoza umusaza wo muri aperi wa fitness hari umuntu yandikiye ngo isibo ngo iri kwiregura ku bakunzi bayo ngo twarahashye kandi bo barakinisha isi bakinisha abakinnyi bo muri Esperance bazaje bagakora supervision bakareba nimba bari bazaza myitozo barebe ko abakinnyi baba kuvuga ngo wari gikomeye nari gikomeje uyu mwana bita Moza Daniel umupira azi ibitego ari gutsinda uburyo ari guhagarara fitness turi kumubonana uyu mwana turi mu mwaka 2026 2028 natagira imvune ntabwo azabakira ntabwo azabakira Nyarugenge ntabwo bishoboka we na Eritatu Eritatu amakuru namenye Rayon Sport yavuze ntagurishwa na Jingale ngo na Jingale ngo umushinga wa Rayon ntabwo ngo bahita batangira bagurisha ntibishoboka na Jingale ngo ntabwo ari ku isoko ngo ari nubwo yazana ngo miliyari ati nta kintu ushobora gusimbuza umushinga cyari cyo cyose okay ubwo rero bigaragara ko tugeze kuri ba Eridinho na Bawatara makuru yayo bayambaye yaryamyeho cyane ubwo rero Eritatu na Sori uyu mwana bita Moza Daniel atsinda igitego ari amashoti ya Gatarina hari umuntu twibukije ko igitego Moza Daniel agisubiza inshuro nyinshi kuri YouTube abantu bakibona hari umuntu twibukije ko igitego cya mbere Moza Daniel yatsindiye Rayon Sport ari kuri KVZ kuri match ya KVZ ni hamwe yaryamye se oya hamwe bateye santere rigamaze gutsinda ibitego kamera iri yawukoraho si bitatu gusa amaze ibitego bitatu haro kabage yateye santere kamera iri yawukoraho bamumaritse ari babiri iyo ni aragenda yatawuterekamo iyo ni batwibutse kuri match ya nyuma ya Sport nako ya Seka ubwo oya siho ho yateye raketi ho yateye raketi bukari bave kuri Goromahi kuri goal umuntu bita Ndikumana Asmani mu minota ya nyuma y'umukino hari ahantu yafashe umupira bamushyizemo muri babandi bane nababwiye baje basimbura Asumani atera ikintu biti shot poto iragenda ari kubita poto sinzi umuntu turi gutara ati uretse ko ishyizemo akantu ko gukabya ati iriya poto ishobora kwikiri kunyeganyega urumva dushimira abantu ariko bamaze kugira mu 10 bakomeza kuri subscribe rega buriya poto nyine nubwo ishitura abantu mu mukino ariko buriya poto muri statistique ntabwo bayandika nka shot on target wapi iba shot of target ko ntabwo ugira wageze mu izamu guhure n'umuzamu cyane iba ari shot of target ubwo rero umukino urangira ari ibitego bitatu bya Rayon Sport ku busa bwa Matala United Rayon Sport yabanjemo ekipe ya kabiri 100% iki ni tababayitse rwose abakinnyi baje basimbura ni bane nkuko nababwiye ni Tatu ni Asman na Tony Kitoga Tony Kitoga nabonye yari yogoshishije cyane yari yogoshishije ariko muri bano baje basimbura ubanzamo n'umwe gusa ubanzamo nawe utazabaza muri Rayon Sport igororotse ubanza muri bano ni ntuza ni Eritatu kugeza abasimbuye ubanzamo Eritatu nukuvuga ngo la majorité y'abakinnyi basize Matala United ni ikipe ya kabiri Jingale we nta nubwo yageze aza no kuri bench kuri bench mu basimbura ari amasomo 3 nabonye muri no match ndabarasa nkuko mumaze kubisobanura nibyo twagiye tubona ekipe ya Rayon Sport mu ntangiriro tubona ari 11 bagororotse nkuko twamaze iminsi tubigarukaho 11 bahoraho tukaba tuzi ko hari ingingo afite 11 n'abasimbura tukaba tubaza ariko ku bandi bantu nyine barebera kure bakavuga bati se nyuma y'aha ngaha mu gihe nyine bibaye ngombwa abandi bakinnyi bimeze gute ese umwanya wo kumenya ekipe yiwe ya kabiri nziza igororotse nanone ni ikiyegeye ko ahora kuri pressure yo kuvuga ngo ndakina resultat kandi ngomba no kuzana abakinnyi beza
aha rero hari ingingo icyo yakoze ntabwo yitaye ko ari ekipe itari iyo mu Rwanda yitwa Matale United yaje ivuga iti ngenzi yipima ku ma ekipe akomeye urabizi ko imaze gukina na hafi n'ama ekipe yose akomeye ari hano mu Rwanda cyane n'imikino yari ifite mu maguru ukurikije imikino ya gishuti yakiri ni ekipe wajya guhura nayo utitaye ko ari umukino wa gishuti n'ibirori bari bafite kuvuga ngo baramurika igikombe ntago nyine wazi uvuga uti ndibuze gutsindwa ino match bigusaba nyine gukora iyo bwabaga kugira ngo iyo match uboneho resulta nziza n'abakunzi bakomeze bishimye ntago rero ibyo byamuteye ubwoba cyangwa ngavuga ati ese nintsindwa biragenda gute aho ngaho abatoza bagira ubwoba ahita avuga ati reka nzane 11 beza banjye we yavuze ati iki nicyo gihe cyiza cyo kumenya ngo ese mu gihe ndi kuri pressure nshobora guhindura ibintu ese ko mfite 11 babanzamo babandi batajya babanzamo bo byagenda gute kugira ngo ndebe urwego rwabo noneho n'abashimbuje icyo nicyo yakoze icyo biri mu mufashe niki biramufasha kwikura ku gitutu cyangwa se kuvuga ngo njyewe nzatinya gukora impinduka cyangwa se uyu mukinnyi igihe cye cyo kumusimbuza ntinye kubera ko ntigize mubona oya ahangaha araba bizi neza yuko whether watangiza 11 bawe cyangwa se ukagira n'impinduka ukoramo nubwo wenda ntawe uhindura 11 batsinda nta kintu biri bumutware